Shimire. Muri isaha y'agaciro ngarutse muri studio za Mizipa Oreli TV kugira ngo twongere tugire amasomo twigana. Reka nizere ko mumeze neza kandi uko bimeze kose Imana yihora ari Imana, ibyo tunyuramo byose, ubuzima tubayemo byose biri mu mugambi wayo kandi umugambi wayo ntuyoba ku buzima bw'umuntu yiremeye. Ni muri ubwo buryo rero aka kanya ngira ngo noneho nsubize ikibazo cy'umuntu yambajije, uwakurikiye ibiganiro cyangwa se amasomo twigiye ahangaha yagiye atambuka. Hari ibibazo byagiye bivukamo, hari abagiye bampamagara bakambaza, hari abagiye banyandikira kuri WhatsApp bakambaza, hari abo twahuye bakambaza, hagerageza gusobanura. Rero mu byo nabajijwe byose hari ibyo nagiye ngarukaho nkabikorera amavideo bigiye bitandukanye, hari n'ibyo nagiye nganira n'abantu ku giti cyabo batumvaga bakaba bamaze gusobanukirwa. Rero iki ngiki nacyo ngiye kugikorera video yihariye kugira ngo kibashe gusobanuka ku bantu, kuri we wakimbajije ndetse no ku bandi bashobora kukibaza bakaba batarabona ubusobanuro bwacyo cyangwa se batarabona uburyo wenda bakibaza kugira ngo bahabwe ibisobanuro birambuye. Akaba ariyo mpamvu rero ngiye kukivugaho mu buryo bwagutse, mu buryo burambuye, kugira ngo ari we ndetse n'abandi benshi twese tube turi ku murongo umwe, tubisobanukiwe mu buryo bumwe. Nubwo Imana y'ubwayo ifite ukuntu yigishiriza umuntu ku giti cye akagira ibintu by'umwihariko abazi ku giti cye bijyanye n'ubuzima bwe, bijyanye n'umuhamagaro we cyangwa se bijyanye n'inshingano ye hano ku isi, akaba ari umurongo nyine w'ubuzima bwe. Ariko ibi ngibi byo ndabivuga kubera yuko abantu benshi nyine tubihuriyeho, cyane cyane abizera Imana mu buryo butandukanye. Ibi ngibi byo tubihuriyeho. Rero insanganyamatsiko y'uyu munsi tugiye kuganira muri isaha y'agaciro ishingiye ku kibazo yambajije, ngira ngo noneho musubize. Harimo n'ibindi bibazo byinshi byagiye bivukiramo abantu bumva ariko bakaba badasobanukiwe, bakumva bivugwa gusa ariko bakaba badasobanukiwe ngo ibi bintu bihinduka ubuzima bw'umuntu gute. Rero ngiye gukora video rero kugira ngo n'ibyo bibazo bindi birimo n'abandi bajya bumva bakaba batabisobanukirwa ariko bakabibamo mu buryo nyine bw'urujijo, cyane ko amasomo yacu nayo kugira ngo tubashe kuva mu rujijo tuba tumazemo igihe. Rero iki kibazo kirabaza ngo ese iyo umuntu ababariwe arabimenya? Iyo umuntu Imana imubabariye ibyaha arabimenya? Iki kibazo rero cyavuye mu cyigisho nemperutse kwigisha, ubwo nabazaga ngo ese hari ubwo wasanze Yesu ngo ukire, se wuhagijwe amaraso ye, ubu ngubu wizeye imbabazi ze, ese uzakundirwa kujya mu ijuru? Rero hari n'ibindi navuze by'ukuntu umuntu yakira imbabazi z'Imana, ibyo kuhagirwa, mbega yarabihuje byose. Arangije arambaza ngo se iyo umuntu ababariwe ubundi arabimenya? Rero hari ibyo namubwiye ariko mpisemo noneho kubirambura kugira ngo bisobanuke nawe utari ubizi ubimenye. Imana rero iduhe umugisha, iduhe kubyumva kandi iduhe kubyakira, bibe ibyacu, bibe ubuzima bwacu, tubibemo. Rero iyi nsanganyamatsiko ishingiye ku kibazo abakunzi bacu bambajije bagikuye mu masomo nigishije. Ibyo ngibyo ndabisomye kubera ko nari nabyanditse kugira ngo nyine mbabwire ibintu biri ku murongo. Ishingiro ry'iki kibazo ngo ese iyo umuntu ababariwe, iyo Imana ibabariye umuntu arabimenya, bishingiye nyine ku masomo nigishije, akaba ariyo yavuyemo ibibazo bikeneye kugira ngo bisobanuke abantu babeho ubuzima butarimo urujijo. Rero kimwe n'abandi benshi, reka nsubize uwambajije mu buryo burambuye kugira ngo dukureho urujijo.
ngiye gusubiza mu buryo burambuye kugira ngo dukureho urujijo. Ubundi uko tubizi, hatabayeho ikibazo igisubizo ntabwo cyakenerwa, kandi ikibazo cyose iyo cyabonewe igisubizo uwari ugifite arabimenya. Iyo igisubizo cyabonetse cy'ikibazo cyari kiriho, uwari ufite icyo kibazo arabimenya. Aha ngaha nshobora kuba natanga ingero. Iyo wari unaniwe ukaruhuka, wenda ukaryama cyangwa se ukicara ukaruhuka, ubwabyo ntabwo wabiyoberwa, urabimenya. Iyo wari ushonje ugashaka ibiryo ukarya, iyo uhaze urabimenya. Iyo wari ufite ibitotsi ukaryama ugasinzira ugakanguka, iyo ukangutse ntabwo wabiyoberwa, urabimenya. Iyo wari ubabaye, umutima wawe uremereye, umutima wawe ufite intimba, noneho ukayibona ikigushimisha, iyo wishimye nabyo urabimenya. Ikindi, iyo umutwe wenda urugero urimo kukurya, ukanywa ikinini cyangwa se ukanywa amazi bitewe n'ibigufasha, iyo umutwe ukize urabimenya. Iyo urwaye muri rusange ukabona imiti, iyo ukize urabimenya. Rero ikibazo cyose kibayeho, iyo habonetse igisubizo cyacyo, iyo igisubizo cyabonetse, ibyo ngibyo biramenyekana. Kimwe n'ibindi byinshi rero umuntu ashobora kuba yavuga, ni nk'uko iyo umubyeyi, iyo umugore abyaye, iyo yari atwite, iyo yari kubise akabyara, arabimenya. Hari ibimenyetso bishobora kugaragaza uko kubyara kwe. Inda yari afite ntabwo yongera kuyibona, kubera yuko inda yari irimo umwana n'itarimo umwana ziba zitandukanye. Icya kabiri, iyo ibise byamuryaga birahagarara. Iyo ibise byamuryaga birahagarara. Icya gatatu, aba afite umwana. Wenda hari n'ibindi bishobora kugaragaza yuko uwo mubyeyi kuko yabyaye cyangwa se uwo mugore yabyaye, ariko iyo atagifite inda, ibise ntabyo agifite, cyane ko muri cya gihe cy'ibise uko biba bimeze arabizi, noneho afite umwana. Ibyo yabonaga byari birimo urujijo atarasobanukiwe, usibye kuba avuga ngo ngewe ngo mfite inda, ibyo ababizi, ariko ntago abazi muri iyo ngo hazavamo iki. Icyo gihe rero gusa bafite icyizere cy'uko hazavamo umwana. Hari n'igihe abazi igitsina cy'uwo mwana, yaranateguye n'amazina ye. Rero iyo abyaye, ku itariki yabyariyeho n'isaha yabyariyeho, ashobora kutamenya iminota neza n'amasegonda, n'ahantu yabyariye arabimenya, kandi noneho wa mwana akamwakira mu biganza, akamubona, akavuga ati nari ntegereje umwana w'umukobwa, nari ntegereje umwana w'umuhungu, none ndamubonye nguyu, avukanye imisatsi myiza, avukanye intoki zuzuye, ndetse uyu mwana ni inzobe cyangwa se arirabura muri uwo mwanya, afite ikirenge kingana gutya, ndetse n'iyo avukanye ikibazo biramenyekana muri icyo gihe. Rero iyo ikibazo cyose cyari kiriho kibonewe igisubizo, uwari ufite icyo kibazo byanze bikunze arabimenya yuko cyakemutse. Rero ibyo ndabihuza nuko iyo umunyabyaha ababariwe ibyaha bye, birumvikana nabwo rwose arabimenya. Erega sina ngombwa yuko navuga ngo Imana iyo ikubabariye urabimenya. Nawe ubwawe iyo wakoshereje umuntu ukagenda ukamusanga, ukamubwira uti ya saha cya gihe burya nakubabaje, naje kwimenyaho yuko nakoze ikosa, none mbabarira. Iyo akubabariye urabimenya, n'iyo atakubabariye urabimenya, n'iyo aguhaye imbabazi zo kukwikiza nabwo ubwabyo urabimenya. Rero iyo Imana nayo ikubabariye urabimenya. Gusa igihe umuntu abimenyeye, igihe umenyeye ko ubabariwe, ntabwo ari cyo gihe biba byakorewe, ahubwo icyo gihe bikorewe nicyo gihe navuga ngo ubimenyeye. Ubundi Imana iba yarabikoze kera, ahubwo noneho ikagutegereza igihe izabikugejeje aho wabasha kubyumva, noneho ukabibamo ari ubuzima bwawe. Iyo iba yarabikoze kera, ahubwo noneho ikareba igihe cya nyacyo
izaba imaze kugukuza ikakugeza ku rwego ibyo bintu wabasha kubihindura, ubuzima wabasha kubibamo, kubera yuko umurongo w'ubuzima Imana iba yarawuteguye, uwaturemye iba yarawuteguye, azi icyo tuzakora, azi igihe tuzagikorera, azi abo tuzagikorera, n'igihe icyo gikorwa kizamara, ndetse n'igihe kizarangirira naho kizarangirira, n'umusaruro uzaba ukivuyemo. Niyo mpamvu usanga nk'abavuga iby'agakiza cyane bavuga ngo uyu munsi hakijijwe kanaka, cyangwa se umuntu yakiriye agakiza, mu mwaka utaha akazaza undi. Nawe ubwawe urabizi, hari ababyakiriye kera babimazemo imyaka myinshi, ari nabo bagira uruhare mu kubitwigisha, ariko n'uyu munsi iyi nzira hari abantu bakiyinjiramo. Ntabwo rero hariho gucirwaho iteka ngo kuba wowe utarabyinjiramo ngo ntabwo uzabyinjiramo. Biracyashoboka, kubera yuko Imana niyo igena igihe uzinjirira muri iyi nzira, niyo izakumurikira umucyo wayo, niyo izagushingisha intege, niyo izakuhagira, kandi ibyo izakuhagiza ni nayo izabizana, izakuhagiza amazi, ibyo izakoresha niyo ibizi, kandi ni nayo izaguha ubushobozi bwo kwakira ibyo bintu no kubibamo. Bikorwa rero ku gihe runaka, kandi buri muntu wese agira igihe cye n'ahantu hihariye, gusa akagira ibyo ahuriraho n'abandi. Rero igihe biba bibereye ntabwo ari cyo, igihe wowe ubiboneye ntabwo ari cyo gihe biba byakorewe, ahubwo ni uko uba ugeze igihe noneho cyo kubibamo, cyangwa se cyo kubyakira, nibwo ugize ubushobozi, nibwo ugiye kubiha agaciro. Ariko biba byarakozwe kera, biba byarakozwe kera cyane. Rero iki kintu kiba gikozwe nicyo cyitwa kubyarwa ubwa kabiri, nicyo cyitwa kwakira imbabazi z'Imana, nicyo cyitwa gusenderezwa. Biterwa n'uburyo abantu babyita bigendanye n'aho n'ababigishije n'amakuru babahaye. Iki kintu rero iyo gikozwe ku isaha ya nyayo ubasha kubyakira, noneho bigakorwa nta kintu ukoze, ari Imana ibigukoreye yo ubwayo. Iki kintu nicyo cyitwa kwakira imbabazi z'Imana, cyangwa se gutsindishirizwa, cyangwa se kwakira agakiza, kukakira ukabigira ibyawe, kwakira imbabazi z'Imana, agakiza, imbabazi z'Imana, kuvirwa n'umucyo, gutwikururwa, kubyarwa ubwa kabiri, kuvuka ubwa kabiri. Ayo ni amagambo akoreshwa muri iki kirere, cyangwa se muri iyi si. Iyo wamaze kugeramo nibwo ubasha gusobanukirwa ubusobanuro bwa buri kimwe. Rero uyu ni umurimo Imana yikorera ubwayo, kuko ifata icyubahiro cy'umuntu ikagishyira hasi, ikamukorera icyo ubwe atabasha kwikorera. Ndabisubiramo, uyu ni umurimo ukorwa n'Imana yonyine, kuko ari ifata icyubahiro cy'umuntu ikagishyira hasi, ikamukorera ibyo we atabasha kwikorera, kandi ikabikora nta maturo atuye, nta gitambo atambye, nta mirimo runaka, nta bikorwa runaka akoze, ahubwo Imana ikabikora kubw'urukundo ikunda umuntu, kubw'ineza y'uwo muntu, kandi ikabikora ku buntu. Ikabikora ku buntu, byitwa ubuntu, kubera yuko iki gikorwa uburyo gihenze, agaciro gifite, nta muntu wabasha kucyafodinga, cyangwa se ntabwo wabona ikiguzi watanga, ntabwo wabona ibikorwa wakora, ntabwo wabona ibitambo watamba kugira ngo ubashe guhabwa amahoro y'umutima. Ni Imana rero yikorera uyu murimo ubwayo, kuko n'igikorwa cyayo, n'igikorwa n'ikiremwa cyayo, ikabikora ibanje gufata icyubahiro cy'umuntu ikagishyira hasi, ikamucisha bugufi, noneho ikamukorera icyo ubwe atabasha kwikorera, kandi ikabikora nta kiguzi imusabye. Iyo usomye igitabo cya Tito, cyangwa se urwandiko Pawulo yandikiye Tito,
ubwo abakoresha Bibiliya murabyumva neza, niho ibi ngibi ubyumva neza. Aha ngaha niho ubyumva neza, aho yanditse akavuga ngo ariko noneho kugira neza n'urukundo Imana ikunda umuntu bibonetse, iradukiza itabitewe n'imirimo twakoze, ikadukirisha kuhagirwa, ikadukirisha kuhagirwa kandi ibiduhereye ubuntu bwayo. Ikadukirisha kutwuhagira, ikaduhindura bashya. Muzasome Tito igice cya 3, cyangwa se n'ubu ufate Tito igice cya 3 uhasome, havuga uburyo kugira neza kw'Imana n'urukundo byayo bimaze kuboneka, iradukiza itabitewe n'imirimo twakoze, ahubwo ikadukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri kubw'ubuntu bwayo. Nta kindi kintu dukoze ikaduhindura bashya. Uwo ni umurimo rero w'Imana yonyine, ntabwo harimo ibikorwa by'umuntu. Ndabaha ingero z'abantu bakiriye imbabazi z'Imana, ndabaha ingero z'abantu baviriwe n'umucyo, ndabaha ingero z'abantu bafite amahoro mu mutima, abantu buhagiwe, abantu bavutse ubwa kabiri, abantu batsindishijwe kubw'ubuntu, batsindishwa n'ubuntu kubwo kwizera Imana nta kintu bakoze. Nubwo nanjye ari ubuhamya bwanjye, iyi nzira nayinyuze kandi nkiyirimo, ndashaka gukoresha ibyo mushobora kuba mwasoma mukabisobanukirwa, ariko nanjye iyi ni inzira yanjye, iyi nzira nayinyuzemo kandi iyi nzira ndacyayirimo. Ndababwira ibintu nzi neza ko Imana ibasha kubabarira umuntu akabimenya, Imana ibasha guhindura umuntu mushya akabimenya, ibyari ibya kera bigahinduka amateka adashobora kumuranga mu buzima bwe bwa buri munsi, kubera yuko iyo Imana imaze gutwikurura umuntu, iyo umuntu abaye icyaremwe gishya, iyo umuntu avutse bundi bushya, cyangwa se ahinduriwe imitekerereze, akabaho mu cyerekezo Imana ishaka kaba muhereye uwo munsi, ibya kera bye birahinduka, noneho agakora icyo Imana yamuremeye. Kuko muri icyo kintu twita kwakira agakiza, muri icyo kintu twita kwakira imbabazi z'Imana, muri icyo kintu twita gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, aho niho umuntu amenyeshwa icyatumye Imana imurema, niho umuntu impano ze zitangira zikaka, cyangwa se nibwo noneho yinjizwa mu muhamagaro. Kuko icyo kintu cyitwa kwakira agakiza, cyangwa se kwakira imbabazi z'Imana, cyangwa se kumurikirwa, cyangwa se kuvuka ubwa kabiri, nicyo gihe noneho cyo gukora, cyo kwinjira mu muhamagaro, cyangwa se cyo gukora inshingano zawe. Akenshi rero iyo ugeze aha ngaha hari ibintu byinshi bihinduka, kuko uba ugiye kubaho uri mushya, ndetse ibi bintu bijya bigira n'intambara zabyo, nzabigarukaho. Ariko nzabigarukaho, icyo nashakaga kuvuga nsubiza ikibazo nabajijwe ngo ese iyo umuntu ababariwe arabimenya? Yego, iyo umuntu ababariwe arabimenya, nanjye ndabizi, kubera yuko ni umurimo Imana yikorera ubwayo. Icyo gihe rero umuntu yawukoreye arabimenya, kuko hari n'icyo ikora kugira ngo ibashe kubimumenyesha, kuko ibishaka ko ibyo bintu bibibye akabana nabyo bikaba ubuzima bwe. Rero ingero ngiye gutanga benshi wenda murazizi, ariko biraza kubafasha kubyumva neza nimbisubiramo. Hari ubuhamya bw'umuntu wari ufite ikibazo, wavutse afite ikibazo cy'amaso, afite ubumuga bwo kutabona. Bibiliya ivuga ko yari impumyi, yavutse ari impumyi, ariko mu kinyarwanda cyacu n'umuco nuko uyu munsi tuvuga ibintu, tuvuga ufite ubumuga bwo kutabona. Icyo gihe we niko yari ameze. Noneho mu gihe Yesu yaramugezeho, aramutakira, aramubwira ati nyamuneka databuja nkiza. Yesu arangije ngo atoba akondo, noneho amukoza ku maso, arangije aramubwira ngo ngaho jya i Silowamu ugende wiyuhagire. Noneho uwo muntu wari ufite icyo kibazo
ngo aragenda ajya i Silowamu ariyuhagira arahumuka. Noneho mu kugaruka abantu bari bamuzi kubera yuko hari abamurandataga, hari abamusangaga wenda aho yari yicaye bakamuha abasaba kubera ko atanababonaga ataraza abari bo, ari abamuhaga ibiboze, wenda tuvuge niba bamuhaye voka bakamuha iyiboze ntabimenye, ari abamuhema, ntabwo yabibonaga. Noneho icyo gihe batangazwa no kumubona noneho arimo kureba, baramubaza bati se noneho byagenze bite, ndetse batangira no kujya impaka ati se uyu ni wa wundi twari dusanzwe tuzi, ati se uyu ni watereka da ntabwo ari we. Noneho arangije ababwira ati rero ni njye, mwige impaka mwikibaza byinshi, uwo muntu ni njye. Baramubaza ati byagenze bite rero, arababwira mu buhamya bwe nk'uko byanditse mu gitabo cya Yohana igice cya 9 umurongo wa 10. Baranditse baravuga ngo uwo muntu yarababwiye ngo umugabo witwa Yesu yatobye akondo akankoza ku maso, arambwira ati genda i Silowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka, niyo mpamvu murimo kugenza gute kombona. Rero uru rugero ruragaragaza neza yuko igikorwa cyose Imana ikoze ku muntu, uwo muntu arakimenya. Iyo umuntu ababariwe arabimenya, nk'uko uyu muvandimwe Yesu yamuhumuye, yamukijije uburwayi bw'amaso, yamukijije ubumuga bw'amaso, akareba ndetse akaba azi inzira yanyuzemo, akaba azi ubuhamya bwabyo. Akaba ati yatobye akondo akankoza ku maso, arambwira ngo ningende. Urumva ko harimo n'ikiganiro, ambwira icyo ngomba kujya gukora, nanjye ndagenda ndagikora, ariko niwe warumbwiye ngo ngende ngikore. Icyo gikorwa nakoze rero cyatumye mpumuka, nagenda iyuhagira none nahumutse. Rero iyo umuntu ababariwe arabimenya. Uru ni urugero rwa mbere. Hakaba hari urugero rundi rwa kabiri natanga, ruvugwa kenshi muri Bibiliya, aho umuntu yamaze ngo imyaka 38 ku kidendezi cyo gukiriraho, akamara imyaka 38. Abantu benshi bakaza bakikubita bakajya muri icyo kidendezi kuko ngo cyihindurizaga rimwe na rimwe. None ngo wabanzaga kujya muri icyo kidendezi ngo niwe wakiraga. Rero byamutwaye imyaka 38 agerageza kujya muri icyo kidendezi, ariko ngo ntabishobore. Abantu bamushiraho, agera ku rwego noneho ikibazo cye cyari ugukira, kikubitaho noneho no kutagira umuntu wo kumunaga, kumushyira muri icyo kidendezi igihe cyihindurije, kuko yaravuze ngo nkiza nsanga abandi bantanzemo kuko ntafite umuntu wanagamo. Ahangaha hashobora kumvikanamo ibindi bintu byinshi. Kuba umuntu atinda gusobanukirwa, hari igihe biterwa n'abaza kumusobanurira, bakamwigisha ariko ntasobanukirwe, kubera yuko ibyo ashaka gusobanukirwa, urwego ashaka kubisobanukirwaho, ntawe uhari wo kubimusobanurira. Ariyo mpamvu amazi yihindurizaga rimwe na rimwe akabibona akanabimenya, ariko hakabura uwamushyiramo nyine ngo nawe akire. Ibyo ndabihuza n'ababwiriza bamaze igihe babwiriza, ariko gasanga abantu ntibahinduka, bakavuga imirimo y'umwuka, bakavuga imbuto z'umwuka zabibwe mu bantu, ariko gasanga ntabwo zera. Noneho guhuza icyitwa ubukristo nibyo baba baravuyemo, ukabona ntabwo bikunda, kuko aho bagiye n'ubundi ya mirimo bakoraga aho bavuye n'ubundi iracyabarangwaho. Akenshi rero bishobora guterwa n'ababigisha, kubera yuko ibyo babigisha bidafite imbaraga zo kubahindura. Aha rero ngo Yesu ubwe ahigereye, umukiza, umucunguzi w'abantu, ngo ahigereye aramubaza ati se ubwo bagiranye ikiganiro, urashaka gukira? Undi aramubwira ati nta muntu mfite. Mu kiganiro bagiranye ngo Yesu yaramubwiye ngo ikorera uburiri bwawe wigendere. Nawe ngo arahaguruka muri uwo mwanya, yikorera uburiri bwe arigendera. N'ubundi abantu bari bamuzi, bagiye impaka, bati kubera iki wikoreye uburiri bwawe ku isabato? Arababwira ati rero buriya uwankijije, umuntu wankijije ni nawe wambwiye ngo nikorera uburiri nigendere. Dore ikintu gitangaje, abantu ntabwo dukira kimwe. Hari abajyaga mu kidendezi bakikubitamo bakagenda banajandamye kuko bari bafite n'ababonagamo,
bakagenda bakize indwara yabo yose. Ariko uyu nguyu wihuriye na Yesu direct, wihuriye na Yesu, Yesu akamwibwirira haguruka, yagiye atamenye n'icyo kidendezi niba cyari ibiziba niba ari iki, ntabwo yigeze akigeramo, agenda rwose atigeze ajandama. Rero abantu dukira mu buryo butandukanye, ariko icyo duhuriraho twese ni ugukira. Icyo duhuriraho ni amahoro mu mutima. Hari rero n'izindi ngero nyinshi cyane dushobora kuba twatanga ahangaha, kuko nk'uko umugore atayoberwa uko yabyaye, n'uko atayoberwa uko ibise byamuriye, n'uko atayoberwa iyo nzira yaciyemo kugira ngo abone umwana, niko hari n'ubundi buhamya bw'abantu benshi dushobora kuba twatanga, nanjye ubwanjye burimo, hari n'undi. Ariko icyo duhuriraho twese ni amahoro yo mu mutima, ni amahoro mu mutima nicyo duhuriraho. Ariko ibimenyetso byo ni byinshi, buri muntu wese ahabwa ibimenyetso bye bitewe n'aho yarari, n'uburyo ashobora kwakira ibyo bintu akabibana, akabiha agaciro, akabihindura ubuzima. Hari ikimenyetso byanze bikunze umuntu wese ahabwa ku buryo gihora kimwibutsa ibyo bintu byamubayeho. Rero urwo rugendo, iyo nzira, ibyo biba byabaye kuri iyo saha, kuri uwo munsi, bigakorwa, agahinda kari mu mutima kagasimburwa n'amahoro, ntacyo ukoze, nta bitambo utambye. Ibyo nibyo byitwa gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Wenda ndabona video ibaye ndende cyane, reka nkore igice cya kabiri kugira ngo noneho nsobanure ikintu cyitwa gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Byo niki, bikorwa gute, kugira ngo turusheho gusobanukirwa noneho uburyo iyo umuntu Imana imubabariye abimenya. Iyo umuntu rero Imana imubabariye arabimenya.